mukunzi w'umurongo wo kwezwa cyangwa se kwezwa cano, reka tugusuhuze mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Ngushimiye cyane ko wongeye gutanga umwanya wo kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi reka nkubwire yuko muri kumwe ari Kayishema Joel. Mbere yuko dusenga, reka nkubwire icyigisho tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Kiravuga ngo ubuzima bucagase. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo wongeye kuduha amahirwe yo kubumbura ijambo ryawe kugira ngo twumve icyo uritubwiriramo. Ntabwo ibi byanditswe n'umwana w'umuntu, ahubwo ni wowe ubwawe. Abakozi bawe, abagaragu bawe b'abahanuzi bagiye bavuga ibituruka kuri wowe, bashorera na Mwuka Muziranenge. Bityo rero bikaba bibereho kugira ngo bituyobore kukuri kose. Udufashe kugira ngo twumvire ubushake bwawe kandi twitegure ubwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Iyo twumvise ubuzima bucagase, wumva bumeze gute? Dushobora gufata urugero rwadufasha neza gusobanukirwa n'igicagase icyo ari cyo. Ndagira ngo dufate urugero kuri aya mazi dufite ahangaha. Ahangaha mfite ikirahure mu ntoki zanjye. Iki kirahure nta kintu kirimo, nuvuga ngo kirimo ubusa. Ntabwo rero ushobora kuvuga ngo hari ikintu kirimo, ahubwo kireka ngishyizemo. Noneho hano naho hari amazi. Ndamutse nsutse amazi muri iki kirahure, mbese wowe unkurikiye aya mazi aruzuye? Oya, ntabwo aya mazi yuzuye. Uko bigaragara aya mazi rwose aracagase. N'ubu ngubu ndetse ku muntu ushaka kumenya ibyuzuye, ntabwo aya mazi yuzuye, ahubwo aracyakeneye kongerwaho andi kugira ngo agere ku rugero rwo kuzura. Ni urugero rwiza rwafasha wowe unkurikiye, waba umuntu mukuru cyangwa se umwana, kumva neza icyo tugendere kwiga muri uyu mwanya. Ubuzima bucagase. Mbese wahera he uvuga ko iki kirahure cyuzuye? Ntabwo cyuzuye, ahubwo kiracagase. Kugira ngo kibe cyuzuye rero, kidacagase, ni ngombwa yuko hongerwamo amazi akagera ku rugero rwo hejuru rwose, ku buryo ureba ukavuga uti kiruzuye. Imana iguha umugisha. Mu gukomeza icyigisho cyacu, reka turebere hamwe amagambo aboneka mu rwandiko rwandikiwe Abanya-Efeso, igice cya 4, umurongo wa 4 turageza ku murongo wa 6. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe, ariyo Data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Iyo uri umuntu ushaka kugira ngo ube umuragwa w'ubwami bw'Imana, ugomba gusobanukirwa nuko hariho Imana imwe. Hariho kwizera kumwe, hariho ibyiringiro bimwe, hariho umwuka uyobora abantu mu kwemera kumwe, Imana imwe rukumbi. Hariho umwami umwe, uwo nguwo niwe muhuza w'ijuru n'isi, wabaye icyungo cyunga Imana n'abantu. Uwo nta wundi ni Kristo Yesu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Bibiliya ifite uburyo iragenda itwereka uburyo kwizera kuzima kugomba kurangwa n'umuntu ufite ibyiringiro mu Mana, kandi Imana imwe nzima, Imana umuremyi wacu. Kandi iyo Mana ngo ikaba ariyo Data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi turimo twese. Ni ukuvuga ngo iyo Mana ntiba kure y'umuntu wese, ahubwo yitegereza, yita ku byo tuvuga n'ibyo dukora, umunsi ku wundi, isaha ku isaha, umunota ku wundi. Umunsi umwe Yesu yagiranye ikiganiro n'umugabo wabaye integuza ye witwaga Yohana. Icyo kiganiro tukibona muri Matayo, mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 3, umurongo wa 13 turageza ku murongo wa 17. Twumve icyo Bibiliya itubwira. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Wari umurimo wo kubatiza, abatiza abantu bihanye, bemeye Imana, bemeye kugira kwizera kumwe, bemeye Imana nk'umuremyi wabo, kandi bemeye kwihana ibyaha no guhinduka rwose. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari igihe wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe usanze?
Yesu Kristo ubwo yari agiye kuri Yorodani asanze Yohana ngo amubatize, Yohana yabaye nk'aho avuga ati oya, jya nkurikije ubunyantege nke bwanjye n'ibyaha byanjye n'uwo ndiwe, ni wowe ukwiye kumbatiza. Ariko Yesu hari ijambo yamubwiye. Yesu aramusubiza ati emera ubikore. Iri jambo rikwiye kugaruka cyane mu mibereho yacu, mu byigwa byacu, mu gihe usenga, mu gihe usoma ijambo ry'Imana, emera ubikore. Yesu kuki yabwiye Yohana gutya? Yohana kubera yaravuze ati jyewe nkurikije uwo ndiwe, yari yavuze mbere yose ati uzaza hanyuma yanjye arakomeye, ntaho mpuriye nawe. Ariko akimubona ati jyeweho noneho ngize amahirwe bari wo mbatiza. Yesu ati emera ubikore. Kubera iki? Kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Yesu yagaragaje yuko ubuzima buzima bushyitse buri ku rugero bugomba gukora iby'Imana yagennye byose bisabwa umuntu w'Imana. Hano Kristo ntabwo yari agiye kubatizwa bitewe n'uko ari umunyabyaha yacumuye, ahubwo kwari kugira ngo agaragaze urugero, inzira abana b'Imana bagomba gucamo, uko bagomba kwitwara. Emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera. Impaka za Yohana kuburana kwe byarangiriye. Kubera iki? Kristo yamweretse yuko ubuzima bushyitse, imibereho ishyitse, kwizera gushyitse kugomba kurangwa no kubatizwa. Noneho ngo Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi. Yesu yabatirijwe mu mazi menshi. Iri somo rihita rivanaho impaka zijya zigibwa abantu bavuga ngo umuntu yabatizwa ati. Hano ngo uwo mwanya Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi. Kristo yabatirijwe mu mazi menshi. Kubatizwa bivuga iki? Ni ukwinika. Noneho umaze kubatizwa akuburwa mu mazi akayavamo. Nuvuga ngo ibyo ngibyo bikaba bigaragaza yuko wa muntu koko hari icyakorewe muri we. Wenda hano ushobora kutabyumva, ariko Bibiliya irabisobanura neza. Ngo Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Mbese wari uzi yuko burya kubatizwa nabyo ari ngombwa? Ni ngombwa kugira ngo tubashe kugira imibereho ishyitse iri ku rugero isabwa abana b'Imana. Ntabwo dukwiye kunyurwa n'ubukristo bucagase butari ku rugero. Igihe cyose rero utageze ikirenge mu cya Kristo ngo ukore ikiri ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo rwose uba uri mu murongo wa Bibiliya. Ikindi tubona nuko Kristo kuba haravuze ijwi ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Burya umuntu wese ubashije gukora iki gikorwa, nkuko tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere umurongo wa 12 haratubwira iki ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Nuvuga ngo abamaze kwizera Kristo nabo ubwabo Imana itangaza yuko babaye abana b'Imana. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko bamaze kwizera kandi bakaba bemeye gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga ngo icyakora bamwemeye bose. Mbese uwizeye agumaho? Oya, ahubwo reka turebe mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo noneho icyo Bibiliya itubwira. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 28, igihe Kristo yatangaga inshingano basezera ku bigishwa be, yababwiye ko bagomba gukora iki. Umurongo wa 18, nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Kristo yagaragaje ko afite ubutware mu ijuru no mu isi. None umurongo wa 19, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Si ibyo gusa, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Yesu hano iri jambo yavuze riragaruka mu yasomo twabonye ryandikwa Abanyefeso, avuga ngo hariho umwami umwe, ukwizera kumwe, kandi ngo uri hagati muri twe, uri hagati yacu twese. Yesu avuga ati kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Nuvuga ngo Kristo aba yitegereza igikorwa cyose, abakurikiranye ibyo tuvuga, imibereho yacu ya buri munsi. Ariko noneho ati
mubigisha, mubahindure, mubabwiriza ubutumwa bwiza, kandi noneho ngo abizera mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Kubatizwa ni ngombwa. Mbese wigeze ubatizwa nk'uko birivuga? Mbese umubatizo wabatijwe ni mubatizo ki? Kuko niba Bibiliya igaragaje ko umubatizo ari ngombwa, ni ngombwa yuko umuntu w'Imana abatizwa. Irinde ubuzima bucagase, wibaho ubuzima bw'igice ngo wumve yuko unyuzwe nabwo, ahubwo umuntu w'Imana agomba guhora arwana urugamba avuga ati ariko mbese imibereho ndimo, ubuzima afite nibwo Uwiteka ashaka. Reka noneho tujye mu butumwa bwiza turebe uburyo Kristo yavuze rya jambo. Yohana ati emera ubikore. Mbese wowe urinde wahangara ukarwanya icyo Imana yavuze? Urinde wavuguruza icyo Imana yavuze wowe ugashaka kwiberaho mu buzima bwawe runaka wihitiyemo budahuje n'umurongo ijambo ry'Imana rivuga? Reka dufate urugero. Twabonye igitekerezo cy'umugabo witwa Namani mu gitabo cya 2 cy'Abami cya 5 umurongo wa 10. Tubabona uburyo yabwiwe umugaragu w'Imana Elisa yamutumyeho, aramubwira ati agenda ajye kuri Yorodani yibire 7. Ngo Namani yabwiwe yuko agomba kwibira inshuro zingahe ndimurikiye 7. Mbese Namani iyo agenda akibira inshuro 5, mbese icyo gihe yari gukira? Reka da, umuhanuzi Umwuka w'Imana yavugiye muri baramubwira ati genda wibire muri Yorodani inshuro 7, noneho urahera ko uhumanuke ibihembe byawe bikurweho. Ntabwo rero yari kwibira inshuro 2, 3 cyangwa 4 maze ngo anyurwe nabyo. Oya, ahubwo ndetse ageze n'igihe ashaka kuva mu mazi ngo yigendere, abagaragu be bati yavuze inshuro 7. Ubuzima bushyitse ni ubuzima bugomba kugera ku rugero rwategetswe. Ni ubuzima bugomba gukurikiza icyo ibyanditswe byera bivuga mu itangiriro ukageza mu byahishuwe. Nta kwigabanyiriza, nta koroshya, nta kuvuga ngo nge ndumva ngewe ibyo nshoboye ari ibi. Oya, Imana urugero yatanze ni urugero rwiza kandi rwo kugenderaho. Mu kiganiro cy'ubuzima ubushize twabonye uburyo imiti igomba gufatwa ku rugero rukwiriye kugira ngo bifashe umurwayi gukira neza. Niba muganga akwandikiye imiti, ishobora kuba ari ibinini, zishobora kuba ari inshinge, cyangwa se ari siro ari yo kunywa. Urugero avuze, niba avuze ati imiti igomba kunywebwa 3 ku munsi mu minsi 5, cyangwa se ni 2 ku munsi ukabikora iminsi 5, ishobora no kurengaho. Mbese igihe wanywa wa muti ku gipimo kitagenwe, igipimo niba avuze ati ugomba gukoresha igipimo iki n'iki, wowe ukavuga uti ngiye nkurikije uko mbibona ndigabanyiriza, mbese ya ndwara izakira? Oya, twabonye yuko indwara idashobora gukira, ahubwo aho kugira ngo ikire irushaho kugira ubukana, ndetse bigasa naho n'ubutaha kuyivura bizagorana. Ubu Kristo bucagase, imibereho icagase, ubuzima bucagase buganisha ku bupagani no guhakana Imana ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu tugomba kwitonda igihe twiga ijambo ry'Imana. Mbere yuko Kristo agaruka, Imana igaragaza yuko hagomba kubaho ubutumwa buhamagarira abantu kugira ngo bagendere mu ijambo ry'Imana uko ryakabaye. Iryo jambo ry'Imana reka turebe muri Malaki, nicyo gitabo giheruka mu isezerano rya kera. Mbese atubwira iki? Malaki igice cya 4 umurongo wa 4. Nimwibuka amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu, yari ay'Abisirayeli bose, yari amategeko n'amateka. Abantu mbere yuko Kristo agaruka, kuko iki gice cya 4 kivuga ibijyanye n'umunsi w'amateka uzabaho, ubwo Imana izarimbura icyaha, ubwo Imana izakuraho Satani. Ariko mbere yuko ibyo ngibyo biba, abantu bakaba bagomba kuhamagarirwa isi yose kugira ngo bitegure umwami Imana kandi bibuka amategeko y'Imana. Impamvu ni iyihe? Ni ukubera ko amategeko y'Imana ari yazagaruka mu rubanza. Abari mu isi bose bazacirwa urubanza rushingiye ku mategeko Imana yatanze. Nimwibuka amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu, yari ay'Abisirayeli bose, yari amategeko n'amateka. Ayo mategeko uzi igitabo cyo muri Bibiliya abonekamo, igitabo cyo Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 3 kugeza ku wa 17. Nuvuga ngo aho ngaho niho tubona amategeko 10 y'Imana. Ayo mategeko isi yose, abatuye isi bose bagomba kuyitaho bakayumvira. Ariko se iyi Imana ivuze iti ntukagire izindi mana mu maso yanjye, mbese wumva yuko hari ikindi kintu ukwiye gufata kugira ngo gisenge? Nta gikwiye kubaho, kuko
ijambo ry'Imana twabonye mu Efeso ngo hariho umwami umwe, hariho Imana imwe, niyo data wa twese, umuremyi wacu uri hagati yacu twese, nta yindi Mana ikwiriye kubaho. Niba Uwiteka yaravuze mu mategeko ati ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo ku butaka n'ahandi, gukomeza uko iryo tegeko rivuga, ntukabyikubita imbere. Imana ikagaragaza ko abantu badakwiye kugira ibintu biremera bihangira basenga, kuko Imana itagereranywa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Mbese igihe ubikora wumva ko ubwo buzima bukwiriye bushyitse? Oya, ahubwo ni ubuzima bucagase, ubukristo bucagase, imibereho idashyitse icagase, ntabwo ari byo. Imana iti wirinde kurahira izina ryayo mu busa, ngo use naho uvugira izina ry'Uwiteka mu binyoma wishingikirije ku bintu bitari byo. Oya, ndetse noneho igeza n'ubwo ivuga iti wibuke kweza umunsi w'isabato. Sinzi muri iki gihe cya none niba abatuye isi babona ko iryo tegeko Imana yarishyizeho ari ngombwa ko ryubahirizwa. Benshi bumva ko bakwiye kubaho mu buzima butitondera itegeko rya kane, butazirikana itegeko rya kane. Nyamara ubwo buzima nabwo Bibiliya iratwereka ngo ni ubuzima bucagase. Yesu icyo akubwira avuga ngo emera ubikore, emera ubigenderemo. Hano muri Malaki hatweretse ko abantu bagomba kwibuka icyo Uwiteka yabwiriye Mose ku musozi Sinayi. Ni amahame y'ingoma yayo arimo imigabane ibiri. Itegeko rya mbere kugeza ku rya kane ni hagati yacu n'Imana. Itegeko rya gatanu kugeza ku rya 10, ayo mategeko yandi 6 nagaragaza uko tugomba kubana hagati mu buryo mbonezamubano hagati y'abantu n'abandi, uko tugomba kwitwara. Ariko nuvuga ngo ibyo byose nibyo Kristo yagaragaje yuko harimo gukunda Imana n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose, igisigaye ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nuvuga ngo ayo mategeko ni ngomba kuyitaho, bitewe n'uko Imana iyo ishaka guha abantu ntabwo iha abantu iby'igice, ntiha abantu ibicagase, ahubwo Imana itanga ibyuzuye, itanga yishyitse. Namani nk'uko twabivuze, iyo ashaka gukira kwe kwari gushingiye ko agomba gukurikiza umurongo yahawe, gukora ibyo yahawe, akibira muri Yorodani inshuro ndwi, noneho agakira. Yesu nawe yabwiye Yohana umubatiza ati emera ubikore, ntabwo jyewe nzaba kuri Yorodani no kugira ngo ndebere gusa, ahubwo ngomba gukora icyo nahamagare gukora, kwerekana uko umuntu w'Imana agomba gusa, kwerekana yuko umuntu w'Imana agomba guhinduka rwose. Twifashishije Bibiliya ntagatifu idufasha yo gusobanukirwa neza impamvu Yesu yavuze abwira Yohana ati emera ubikore. Ni impamvu ki? Kuko umubatizo ni ngombwa, kubatizwa ni ngombwa, ariko siko kubatizwa ni ukuhe. Turebera hamwe amagambo aboneka mu Banyaroma igice cya 6 duhere ku murongo wa 3. Ahangaha hadufasha gusobanukirwa neza gupfa muri Kristo no kubaho muri w'icyo bivuga. Ndakoresha Bibiliya ntagatifu. Ni muzi se ko twebwe twese ababatijwe muri Kristo Yezu ari mu rupfu rwe twabatirijwemo? Ni ufite Bibiliya yera, Bibiliya ijambo ry'Imana, cyangwa se Bibiliya yo mu rundi rurimi, hose urebe. Ni muzi se ko twebwe twese ababatijwe muri Kristo Yezu ari mu rupfu rwe twabatirijwemo? Kuko rero ku bw'abatisimu twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ikuzo rya Data, bityo natwe tugendere mu bugingo bushya. Bino bishatse gusobanura iki? Ahangaha kuri ijambo twahambanywe bafite hano uko barisobanuye ngo abakristo b'ikubitiro bavugaga kubatizwa mu izina rya Kristo, nk'uko biboneka mu byakozwe mu gice cya 2 umurongo 38. Kubatizwa bivuga kwinikwa. Mwibutse ko aya magambo yanditswe muri Bibiliya ntagatifu. Ubatizwa yajyaga mu mazi bakamwinikamo akabona kuburuka. Uwo muhango ukerekana icyo Imana ibukoresha mu mutima w'ubatizwa. Nka Kristo ku musaraba, umunyabyaha apfuye ku cyitwa icyaha cyose, agahambanwa na Kristo kugira ngo hamwe nawe azukire kubaho mu buzima bushya, ari ikiremwa gishya. Amen. Ni ukuvuga ngo umuntu uko abatirwa agiye mu mazi bakamwinikamo, kuburuka kwe bigaragaza ko yemera Kristo wapfuye akazuka, bityo akaba yiteguye kugendera mu mibereho mishya ihesha Imana icyubahiro. Imana ikugire neza. None se niba ijambo ry'Imana ritweretse yuko kubatizwa umuntu agomba kwibizwa mu mazi kandi akuburukamo, bikaba bigaragaza imibereho ihindutse, ko yemera Kristo wapfuye akazuka, wabatijwe mu batizo ki wowe umurikiye? Ukwiye kubitekerezaho neza. Kuba Yesu yabwiye Yohana ngo emera ubikore, hari impamvu yari bimuteye. Yagira ngo agaragaze ko ubuzima bushyitse bugomba kuba ubuzima bugenda n'ijambo ry'Imana.
kandi ikindi noneho twabonye yuko Yesu yagaragaje ko umuntu w'Imana agomba kumvira. Ntabwo tugomba kuba turi abantu b'ibigande, oya, ahubwo tugomba kuba abumvira ijambo ry'Imana. Reka dutekereze ku mategeko y'Imana. Ese amategeko y'Imana niba ugenda uvana muri rimwe ukavanamo abiri, sinzi ayo wavanyemo, wumva ubwo buzima ari ubuzima bushyitse cyangwa n'ubuzima bucagase? Mbese niba Imana ivugaragaza ko umuntu kubatizwa agomba kwibizwa mu mazi akuburuka, bikaba bigaragaza guhinduka kw'imbere muri we kandi yemeye Kristo umwami n'umukiza we, mbese wumva yuko kubatizwa uko yiboneye kose bihagije? Niba ijambo ry'Imana ari ryo rigomba kutuyobora uhereye mu itangiro kugeza mu byahishuwe, uyu munsi wa none ukumva yuko mugomba kwirobanuramo igice kimwe, bibiri, bitatu cyangwa se igitabo kimwe, mbese ubwo buzima urumva bukunyuze? Niba muganga kwandikiye umuti ukawunywa igice wumva kuzakira? Iri jambo ndagira ngo mbwire ko riruta imiti yose yo mu isi ibasha kwandikirwa abantu. Bibiliya niwo muti w'ingenzi, niyo kire, nirwo rugero twahawe rukubiyemo ibigomba gufasha umunyabyaha kugira ngo yongere ave mu bunyacyaha bwe, noneho azamuka agere ku gihagararo cya Kristo, bitewe n'uko iri jambo ryubaka umuntu. Ijambo ry'Imana nitabaza ry'ibirenge byacu, niryo ritumurikira, niryo ritwereka uko dukwiriye kwitwara. Muntu w'Imana, Kristo yagaragaje ko ijambo ry'Imana rigomba guhabwa agaciro. Reka turebe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo wa 17. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ijambo ry'Imana ribereho kugira ngo ryeze umuntu, rimutunganye. Umuntu w'Imana bashyitsi abe ari ku rugero ruzima rukwiriye abatahajuru. Muri uyu mwanya ndagusaba kugira ngo ijambo ry'Imana uriha agaciro, amategeko y'Imana wumve ko akureba, umubatizo umenye ko ukureba, kandi wirinde gusa naho wagenda wirobanura ibyo ushatse, ahubwo iby'Imana yagaragaje muri ijambo ryayo bifite agaciro ku muntu wese. None se mu gusoza ikigwa cyacu dukwiye kuzirikana iki? Umunsi umwe Yesu yaganiriye n'abigishwa maze avuga ijambo rimwe rikomeye cyane. Amagambo tugiye gusoma abone mu gice cya 10 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka umurongo wa 37 ahasoza uyu murongo. Yesu aramubwira ati genda nawe ugira utyo. Yesu aramubwira ati genda nawe ugira utyo. Nawe umurikiye uyu mwanya Kristo arakubwira ati genda nawe ugira utyo. Genda ukora ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Genda ugira imibereho ishyitse, we kunyurwa n'ubuzima bucagase. Imana idufashe tumenye ko iby'Imana yarikishe mu ijambo ryayo uhereye mu itangiro kugeza mu byahishuwe nta kwigabanyiriza cyangwa se kuvanaho kurimo, oya, kuko ugira ibyago n'ugabanya n'ukura ku byo Uwiteka yavuze. Imana itugire neza kugira ngo tugire imibereho yumvira uko Yesu yabwiye Yohana ati emera ubikore, kandi Kristo akongera kubwira umuntu wese ati genda nawe ugira utyo. Tugendere mu ijambo ry'Imana, twirinde ikibi n'igisa nacyo. Kristo ugazerekanwa tuzasangwe turi ku rugero rw'imibereho ikwiriye, maze tuzamuranwe nawe, twese tuzamuka iki kirere tujye kwibera ibudapfa. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe wandikishe kugira ngo rituyobore. Mu by'ukuri Satani akora ku buryo abantu bagerageza kubona ko iby'Imana abantu bagomba kubibamo bajenjetse, cyangwa se bagenda bafata duke duke, ibindi bakabijugunya hariya. Ariko ijambo ryawe riratwereka yuko tugomba kubaho ubuzima bushyitse, ubuzima bwuzuye, ubuzima bushingiye ku kwemera Kristo, ku kwemera ijambo ryawe rikatuyobora, maze tukitegura Kristo yazerekanwa tukamusanganira. Mufasha kuri iki kiganiro wese kugira ngo akugiraho umugisha, kandi natwe tugire dutyo, tugendere mu byo wategetse mwa Imana, twitondere ukuri kwawe kugeza ubwo uzerekanwa tukagusangana turakozwe n'isoni. Niko gusenga kwanjye sabira buri wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.